dukoraniye ahangaha kuri buri munsi kubw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Yesu araduhamagara ngo adutume. Nitwitabe karame, none kwa kabiri cyumweru cya mbere cya Adventi, tariki 30 Ugushyingo 2021, ubwo duhimbaza umunsi mukuru wa Mutagatifu Andrea Intumwa. Isomo rya mbere ry'umwaka wa Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 10 umurongo wa 9 kugeza ku 18. Bavandimwe, niba wamamarisha umunwa wawe ko Kristo ari Nyagasani, kandi ukemera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzarokorwa. Nuko rero umuntu yemera n'umutima bikamuha ubutungane, yakwamamarisha umunwa bikamuha uburokorwe. Kuko ibyanditswe bivuga ngo uwemera wese ntazakozwa isoni. Nta tandukanyirizo rero hagati y'Umuyahudi n'Umugereki. Nyagasani ni umwe kuri bose, akungahaza abamwambaza bose. Kuko umuntu wese uzambaza izina rya Nyagasani azarokorwa. Bakwiyambaza bate rero uwo bataremera? Bakwemera bate se uwo batarumva? Bamwumva bate ntawe mwamamaje? Bamwamamaza bate niba batatumwe? Nk'uko byanditswe ngo mbega ngo biraba byiza ibirenge by'abogeza inkuru nziza. Nyamara siko bose bumviye inkuru nziza. Koko rero Izayi yaravuze ati, Nyagasani ninde wemeye inyigisho zacu? Bityo rero ukwemera gushingira ku inyigisho nayo ku ijambo rya Kristo. Reka nanjye mbaze, mbese ntibumvise? Barumvise. Ahubwo ndetse ngo ijwi ryabo ryakwiriye isi yose, n'ijambo ryabo rigera ku mpera z'isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 19, ubutumwa bwabo bugera ku mpera z'isi. Ijuru ryamamaza ikuzo ry'Imana, n'ikirere kikagaragaza ibyiza yakoze. Umunsi ubwira undi munsi inkuru yabyo, ijoro rikabimenyesha irindi joro. Nanone nta nkuru nta n'amagambo, kuko ijwi ryabyo ritumvikana. Ariko ku isi hose urusobe rwabyo rurigaragaza, n'imvugo yabyo ikagera ku mpera z'isi. Ubutumwa bwabo bugera ku mpera z'isi. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 4 umurongo 18 kugeza ku 22. Igihe Yesu yagendaga ku nkombe y'inyanja ya Galileya, abona abavandimwe babiri, Simoni bita Petero na Andereya murumuna we, bariho baroha inshundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ako kanya basigaho inshundura zabo baramukurikira. Yigiye imbere abona abandi bavandimwe babiri, Yakobo mwene Zebedeyi na murumuna we Yohani, bari mu bwato hamwe na se Zebedeyi. Bariho basana inshundura zabo. Nuko arabahamagara. Ako kanya basigaho ubwato na se baramukurikira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ako kanya basiga aho ubwato na se baramukurikira. Abo ni bande? Ni Andereya, intumwa za mbere. Bakristo bana b'Imana, nidukomere kuri Kristo, tumukurikire kandi tumukurikize, nibwo tuzagira amahoro, nibwo tuzabaho neza. Yesu ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Kuri uyu munsi mukuru ku itariki ya 30 Ugushyingo, ubwo duhimbaza umunsi mukuru wa Mutagatifu Andrea Intumwa, turazirikana ku itorwa rye, ritwibutsa ko buri wese Imana igira aho imukura. Imana igira aho iguhamagarira, ikaguhamagara ngo igutume. Turagenda ku ngingo igira iti, aho twahuriye na Yesu. Aho twahuriye na Yesu babyeyi. Yesu yambwiye iki wa munsi wa mbere? Andereya turiguhimbaza uyu munsi, we twumvise ko bahuriye mu bwato ubwo yakoraga umwuga wo kuroba imbere y'amafi. Wowe se mu Kristo umuvandimwe, mwahuriye he na Yesu? Bwa mbere aho twahuriye na Yesu, la source de ma vocation, isoko y'umuhamagaro wanjye. Wasanga narasize isoko, la source, nkaba naragiye ku isoko, le marché, kujya gucuruza. Nivugiraga isoko ry'ibyaha, kujya kwandavura, nkava mu muhamagaro wanjye. Ese ngewe nkoresha ubuhe buryo namamaza Kristo? Nkora ubutumwa nte? Ngarura nte abana b'Imana baguye? Mu isomo rya mbere ry'uyu munsi, Pawulo araturarikira ukwemera kw'intumwa, kwa kwemera kugeza ku butungane, nabwo bukageza ku mukiro. Ubwo yagize ati, uwemera ntazakorwa n'isoni. Amen. Urakoze Yesu kuduhumuriza. Twe twaremeye kandi tuzi kuri intungane y'Imana. Amen. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo, utumikira uwo badaherukanye burya bamubeshyera.
Andereya twiyambaza none yatowe na Yezu Kristo, abana nawe, amwiga imvugo n'ingiro ndetse n'ingendo, yewe abona kujya kwamamaza uwazi Yezu Kristo. Nuko nk'uko Zaburi yabitubwiye, ubutumwa bwabo bugera ku mpera z'isi, kandi bari 12 gusa. Wowe nanjye twamenye Yezu Kristo kubera izo ntumwa. Ivanjiri ya Yohana ivuga ko Andereya yarasanzwe ari umwigishwa wa Yohani Batista. Noneho aho Yohani Batista amariye kuvuga ati dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu, nuko abo bigishwa bahita bakurikira Yezu. Bimera nka ya mvugo igira iti va ku giti dore umuntu, nguriye umucunguzi aba ari we mukurikira. Uyu munsi noneho mu Ivanjiri ya Matayo turazirikana aho Yezu yakuye Andereya, ni mu bwato nyine ko twabyumvise, ari kuroba amafi. Ubwo Yezu yarabasanze bari kuroba amafi, akabarembuza Petero na Andereya ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Amen. Mu ntumwa za Yezu ko ari 12, hari enye zavukanaga zikavuka muri Galileya, zakoraga umwuga w'uburobyi mbere yuko zikurikira Yesu. Na Andereya na Petero bene Yona na Yakobo na Yohani bene Zebedeyi. Abahanga bavuga ko Abanyagalileya kubera umwuga w'uburobyi bakoraga kandi wari ubatunze, wabaheshaga umugati. Hari ibintu bibiri by'ingenzi caractère byabarangaga: ishyaka n'amayeri, zèle et tactique. Icya mbere ishyaka. Kuroba ku batabizi ni umwuga uvunanye cyane. Abenshi hari ubwo tubona ifi yageze ku isahani tukagira ngo yizanye, cyangwa ni ugupfa kujya kudaha mu Kivu. Oya, kuvana ifi mu mazi biravuna, ntibiba byoroshye burya. Bisaba kubira ibyuya, ubwo ariko ntitwabyita ibyuya, yambeho ibyo by'ubukonje babyeyi kuri iyo foto. Nuko rero abarobyi bagahura n'ingorane nyinshi cyane mu mazi: umuhengeri, umuraba, imivumba. Uyu murimo ukunze gukorwa nijoro hatabona, uhanganye n'imbeho, umuhengeri n'umuyaga. Yewe ushobora no guhura no mu mazi n'ibindi bikoko, nanjye kuvuga byakuruma, nk'inzoka, ibikeri, imisundwe n'utundi dukoko dushobora gukuruma. Ariko ukemera ukihangana ukavunika, ugakurura ukaroba kugeza igihe nyine womoreye ifi. Yewe siniyo mvuga ko ushobora no kurohama, gupfa bikaba byanaba. Rero uyu murimo usaba ingufu nyinshi, zèle, ishyaka. Andereya biva ku ijambo ry'ikigereki andros, bivuga énorme, viril, vaillant, umunyembaraga, ni nk'umunyeshyaka nyine. Icya kabiri cyarangaga Abanyagalileya yari amayeri, tactique. Abagiye ku mazi mukunze kubona uburyo ifi iri kugenda yizunguza mu mazi. Ifi igira amayeri menshi, nanone mu kwiroba bisaba nanone umuntu ufite amayeri kugira ngo ayitege ayirobe. Abanyagalileya rero amayeri yabo ntabwo yari ashingiye ku kuryarya no gucabiranya, ahubwo yari ashingiye kuri ce qu'on appelle la franchise, ubunyangamugayo, ubunyakuri. Ba bantu batiyorobeka, avugisha ukuri, être franc. Murumva namwe ko kubitiro Yezu atari guhita atora abanebwe n'indyarya, yagomba gutora nyine abantu bafite courage. Yezu nawe mu mayeri ye abiza ko uwo mwuga wabo bazakomeza mu bundi buzima abahamagariyemo. Urumva ntiyari kwibeshya ngo ababwire ati biranze uwo mwuga ni muwureke, ngiye kubagira nk'abacuruzi, nzabagira abaganga, nzabagira abantu bakomeye, abategetsi bahambaye. Kubera ko uyu mwuga wabo ariwo n'ubundi wari ubatunze, niwo baheshaga umugati, niwo bateraga ibyishimo. Birumvikana kuko umwuga wawe nugomba nyine kugutera ibyishimo, vocation yawe ikagutera ibyishimo. Uwo mwuga rero niwo wari ubatunze. Nabo nyine bahise babaduka kuko bumvaga hari ukundi bazanawukomeza ku bundi buryo. Nuko basigaho ubwato na se baramukurikira. Amen. Usiga byose ugasanga Yezu. Ce qui s'opère à gauche sera qui opère à droite. Kwa Yezu nyine ukungu nyakuri. Niko ko bakristo bavandimwe, wamenye Kristo koko asiga byose. Ibyo bintu n'abantu bishushanya ibyaha, bigashushanya ibyaha tugomba kwanga, tugakurikira Kristo, hanyuma tukamwamamaza nk'uko isezerano ry'abatisi muri bivuga. Kwanga icyaha, gukurikira Kristo no kumwamamaza, tukamwamamaza nyine nka Andereya intumwa. Izi ntumwa mu bwato Yezu yabaciraga amarenga mu bigereranyo bishushanya kiliziya n'ubutumwa bwayo. Dore ko ubwato bushushanya kiliziya ya Yezu Kristo ihura n'imiyaga myinshi, imihengeri, imbeho, ariko igatsinda, ntizigera irohama kuko ishingiye ku rutare Yezu Kristo. Naho abarobyi nka Andereya ni intumwa za Yezu. Amafi ni abakristo benshi, intumwa zunguka. Urimo nanjye ndimo kubera Imana. Ese njya nibuka aho Yezu yankuye mu burwayi, mu bibazo, ibitangaza Yezu yankoreye, aho nahuriye na Yezu. Ese njya nibuka bwa mbere na mbere aho nahuriye na Kristo, icyankuruye, uko Yezu yandembuje nanjye yambwiye iki. Narumvise
naramwumviye, naramukurikiye, nasize byose, cyangwa nagiye gusandaza no gusahura iby'abandi? Kandi byaba ese imvugo n'ingero byanjye bishobora kurobera Yezu abakristo nk'abarembuza bagakurikira Yezu kubera imyitwarire yanjye myiza nk'umukristo? Ibaze nanjye nibaze. Mu masakamento 7 ya kiliziya ariyo batisimu, ugukomezwa, ukarisiya, penetensiya, ugusigwa kw'abarwayi, ubusaserdoti no gushyingirwa, harimo 2 aduha ubutumwa muri kiliziya: ugushyingirwa ndetse n'ubusaserdoti. Ese umuntu wihaye Imana niyo mwahuriye na Yezu Kristo bwa mbere? Umuntu ushinze urugo, sheri waza kukurambagiza bwa mbere mwahuriye he? Niyo mwahuriye na Kristo? Kwiriba, ku mazi, ku kivu, gutashya mu nzira, kuri WhatsApp, kuri interinete, ku ishuri, mu yihe gurupe, muri kiliziya, mu bwato buhe? Ni ikihe cyamukuruye kuri nge? Wasanga uko nari mbyibushye, kunanuka, urukara rwawe, ubuyobe bwawe, isura yawe, imico yawe myiza. Ese ubwo nibyo byamukuruye? Ese bwa mbere nakoresha iki ngo mukurure ngewe? Ni iki nakoze kikamunyura? Kumusura wasanga warajya guhisiga ka parufe, none kugeza ubu kakaba karabuse. Yeza ntora cyangwa ndambagiza byarantunguye. Yahereye kuki? Yansanze he? Aho nahuriye na Yezu Kristo. Andereya we yahuriye na Yezu Kristo mu bwato. Nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Wowe wahuriye na Kristo. Kubamenyereye ibyo mu mazi, navugaga kuroba, gushundura, kugashya. Ngiye kubatembereza hakurya y'amazi mbereke ubwato. Nivugiraga nk'abasare bamenyereye, abarobyi b'amafi, ab'injanga, indugu ndetse n'abandi batambuka ku mazi. Ngiye kuberekeza ku mazi mbereke ubwato. Ngo umunsi umwe umugore watotezwaga cyane n'umugabo, umugabo akaba yaramurazaga ku nkekeza hato na hato. Ubwo umugore kubera kurambirwa akajya apanga kwahukana, ariko akabura aho yahera, dore ko ari n'umukristo w'indani, hato bazamufungira amasakaramentu ngo yahukanye, agata inshingano z'urugo, agata abana, agata umugabo, agata urugo. Yakubitiraho agatekereza ubutumwa yari afite muri kiliziya bwo gukusanya imfashanyo mu muryango remezo kugira ngo bagoboke abakene. Akumva koko agiye gutatira icyo gihango, nuko akongera akifata, akihangana ngiye kuvuga bya kigabo, agakomeza ashinyiriza ibyo bitotezo niyo miguruko y'umugabo, akabyihanganira. Ngo umunsi umwe rero ngo ntagahora gahanze, umugabo aza kurwara indwara ikomeye yatumaga abantu bamwinena. Ntabwo nza kuyivugira ahangaha. Nuko umugore ararambirwa, noneho ababonye impamvu igaragara yo kumuta, guta umugabo. Ndetse wa mugore atanya no kuvuga ko ari igihano Imana ihaye uwo mugabo igiye kumwumvisha, aho yahereye amubabaza uko nyine uwo mugabo yamuhozaga ku nkeke. Nuko wa mugore ahambira utwe nyine ngo agiye kwisubirira iwabo. Rero iwabo kugerayo yagombaga kwambuka amazi mu kiyaga, urugendo rw'amazi, urugendo rw'ubwato. Nuko ari mu bwato, ageze hagati mu mazi yumva agize inyota y'amazi. Hafi aho mu bwato hari umubehe. Umubehe ukaba ari nk'imbehe n'ubundi, cyangwa nk'isahani y'abarobyi bariraho ndetse bakananywesha amazi. Nuko umusare w'ubwato afata wa mubehe, avoma amazi yuzuye, ayahereza wa mugore. Wa mugore wari wahukanye ari kujya iwabo. Wa mugore amaze kunywa kuri ya mazi, n'ikiniga cy'ishara turikararira. Nuko wa musare amubaza ikimuriza. Umugore ati, ngarura ku nkombe y'iwanjye, singikomeje njye iwacu. Garura ubwato maze unsubize iwanjye. Wa musare aramwumvira, akurikije amarira n'agahinda yabonaga afite ari kurira, ndetse amugejeje ku nkombe aramuherekeza amugeza iwe. Nuko wa mugore abwira wa musare ati, wa mubehe wampereyemo amazi, maze kunywa amazi, wanyibukije imyaka 20 yose umugabo andambagiza, tukaba tubyaranye 5. Bwa mbere akindambagiza byatangiriye ku mubehe. Urumva nari ngiraga 10, nawe ari agasore gasirimutse. Icyo gihe ndibuka yari umurobyi, nitambukiraga ku kiyaga ku mazi, nari mvuye mu murima uwo munsi. Nuko rero uwo musore munyuraho, ubwo nari mfite inyota n'inzara bikabije, amvomera amazi muri wa mubehe, arayamba. Kandi ntamuzi, ndangije kunywa ya mazi muri wa mubehe, afata wa mubehe ajya mu bwato bwa se, yuzuzamo injanga nyinshi, aratsindagira. Nuko arampa shyira iwacu. Cyakora mama mu gusubizayo wa mubehe akayamvugo ngo akebuka agiye bamugarura, nanjye mama anshyiraho utundi ishyira wa musore. Guhera ubwo dukomeza turakundana na wa musore kugeza ubwo dushyingiwe. Byaratangiriye mu mubehe, angaburira ku mubehe,
none wa musare we nari nahukanye nisubiriye iwacu umvomeye amazi muri wa mubehe, maze kuyanywa nahise nibuka urukundo rwa mbere na mbere ku ikubitiro hamwe n'umugabo wanjye rwatangiriye mu mubehe. None nahise mfata icyemezo cyo kutazongera kumuva iruhande, nicyo cyandizaga kubera uwo mubehe. Amen, amen. Ako kanya wa mugore ahita arongera araseka. Urukundo rwacu rwahereye mu mubehe. Padiri, retour à la source. Bagabo namwe bagore, retour à la source. Bihaye Imana basore nkumi, retour à la source. La vraie source c'est Jésus-Christ. Yesu niwe soko. Njyewe nahuriye na Yesu bwa mbere na mbere. Andrea turi guhimbaza none bavuga ko akomeje kogeza inkuru nziza Yesu Kristo. Bavuga ko nyuma ya Pentecost yagiye kumwamamaza mu Bugereki, muri Aziya n'ahandi. Yaje rero guhorwa Imana, nawe abambwa ku musaraba nka shebuja Yesu Kristo, ariko umusaraba ufite ishusho yo gukuba. Uwo musaraba wihariye unanitwa mu mateka uwa mutagatifu Andrea, ndetse ukabona akoreshwa henshi. Twavuga nko mu gazeti ya leta mu mategeko y'umuhanda, umusaraba wa Andrea. Iri torwa ry'izi ntumwa uko arenye, cyane cyane by'umwihariko Andrea, riramfasha nawe rikagufasha kongera kumenya impamvu y'umuhamagaro wacu no kuwukomeraho. Retour à la source. Umukristo umuvandimwe, ingorane zibaho mu buzima mu muhamagaro. Nunabona ugeze muri krize zagatanye zigushaka kuvuza ubuhuha, ibitotezo n'ibibazo bikuri hafi, abagutoteza, abakuvuga nabi, abakubeshyera, abagusebya, humura, komera, ntuhubuke. Aho uzongera ujye ku ntangiriro, usubire mu bwato ku mubehe, uve ku isoko ryo guca inyuma akavuyo uteza mu muhamagaro wawe, utongana n'umunabi, zamunyangire, imiguruko mu rugo, kurya no kurara ku muguruko. Aho ugaruke ku isoko source Jésus-Christ, ugaruke mu bwato kiliziya. Ujye wibuka cyagiye usezerana imbere ya ritari uwo mubana ku isezerano ryawe, urabyibuka. Nuko wisuzuma utihenze, urebe ko akantu Yesu yakunze bwa mbere kuri wowe kamutera kugukurura wa mwuga wawe, cyane cyane niba ako kantu utaragataye. Wa mubehe, urakibuka wa mubehe? Yambehe Yesu yaguhereyeho bwa mbere, aho urukundo rwanyu rwatangiriye. Ngayo y'amazi ngo bwa bwato Andrea yahozemo, aho ngaho gahahurira na Yesu. Wowe uhuriye na Yesu Kristo. Muvandimwe, ibuka ibihe bya mbere, maze ukomere ku mwuga wawe, ukunde umwuga wawe, ukunde vocation yawe. Uwo mwuga ukore neza, iyo vocation ibimo neza, ni kuri uwo murimo nyine Yesu azagusanga. Burya umurimo ukozwe neza ni isengesho ryiza, ni urugero rwiza rw'ubutagatifu. Retour à la source. Andrea mutagatifu, udusabire buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Usige inshundura zanyu maze mbatume uzajya mu